ubwo M23 yafataga Goma hashira iminsi mike cyane ikahita isabwa ko yarekura Goma igasohoka ikagenda. Ibyo ngibyo niko n'ubu ngubu twatekerezaga tuvuga ati M23 bura ntago izatinda na Goma, ntago izahamarana igihe kinini. Ariko ibyo bikomeje gutandukana n'ibyo M23 ikomeje kugaragaza. Uyu munsi M23 cyangwa se mu itangazo Alliance Fleuve Congo yasohoye, basohoye itangazo rivuga ko bamaze gushyiraho ubuyobozi bushya. Bivuze ngo aho bafashe batangiye no kwashyira abayobozi bashya. Itangazo ryasohotse uyu munsi ryasinywe, basohoye itangazo rigaragaza ko itangazo bega ryo rimeze nko kwimika ubundi buyobozi bushyashya bitewe nuko ubwari buriho butari bukiriho. Ni itangazo ryasinywe na Corneille Nangaa n'ubundi umuyobozi wa M23. Basohoye itangazo mu kanya bavuga ngo tumaze kwimika cyangwa se tumaze gushyiraho guverineri mushya wa Kivu y'Amajyaruguru. Kivu y'Amajyaruguru bizwi ko yayoborwaga na Peter Chirumwami uri uherutse gupfa. Byanavugwaga ko buriya Peter Chirumwami ngari wahuzaga ingabo za FDLR akazihuza na leta no kugira ngo nyine zikomeze zikore ibyo zikora. Chirumwami yarapfuye. Chirumwami amaze gupfa hashize iminsi ntago ari myinshi cyane Chirumwami apfuye, M23 yahise ivuga ati n'ubundi Kivu y'Amajyaruguru tuyikubise undi guverineri mushya. Kivu y'Amajyaruguru ubu ngubu iri kuyoborwa Bahati Musanga Joseph, ni uri kuyobora uyu bita ngo Bahati Musanga Joseph ni uri kuyobora Kivu y'Amajyaruguru. Wamaze gushyirwaho na M23 ngo bari wa guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru yose. Se we gusa mu itangazo basohoye bavuga ngo niwe guverineri tumaze kwimika. Bahise bashyiraho nanone ababiri bamwungirije, aribo harimo uwitwa ngo ni Manzi Ngarambe Willy, yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko. None barangije bimika n'undi umwungirije wa kabiri vice guverineri nanone wa Kivu y'Amajyaruguru wundi witwa ngo ni Amani Bahati Shadrack, iwe yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere bya Kivu y'Amajyaruguru. Bingibi bikahita bigaragara nk'ikimenyetso gisa nkaho kinateye ubwoba cyangwa se gikomeye cyane cyuko M23 nta gahunda ifite yo kurekura ahantu yafashe cyangwa kuhava. Nimba itangiye kuba ahantu yafashe yatangiye gushyiraho n'ubuyobozi bwayo bugomba kuhakurikirana. Ni mu gihe na Tshisekedi mu minsi yashize guverinoma ikorera Kinshasa ya Tshisekedi nayo yari yavuze ko hari undi muntu ihimitse ngo ugiye kuhayobora, ariko ibyo bivugaga ari muri Kinshasa. Kivu y'Amajyaruguru hari hose nyine n'ubundi M23 yarahafashe. Bivuze ngo Tshisekedi yabivugiye hirya ngo yimitse umuntu, ariko abariyo bemejwe n'abahafashe ubwo ngubwo nibo bayobozi baho. Ubona ko ubuzima M23 yatangiye kubusubiza ku murongo, yatangiye gushyiraho inzego ziyobora, kuko urebye no muri bakinguye n'umupaka, ngira ngo abantu bari Rubavu barabizi, iriya bita ngo petite barrière, abantu babyutse bakora ubucuruzi nk'uko byari bisanzwe. Akwakunda abantu birubavu basanzwe bambuka umupaka, bwa bucuruzi busanzwe buhabera bakubita kuri petite barrière bazamuka bikorera ubucuruzi bwabo. Ubucuruzi bwakomeje nk'ibyari bisanzwe, imipaka yafunguwe, abantu bari kwikora ubucuruzi bwabo. Bega ukabona ko M23 irimbanije nyine akazi gakomeje, ndetse binavuga ko M23 yagiye ifata bamwe mu basirikare bayo benshi cyane bari bafite ibindi bice bari bagiye barimo byaho bagiye bafata, basetinze neza bavuga ati yarahari ku murongo, twashyize abayobozi. M23 hano nyinshi yagiye ifata, yagiye yashyira ubuyobozi bwayo yishyiriyeho. Bamwe mu basirikare benshi bari muri ibyo bice, hari abavuga ko M23 yamaze kubazana ubu ngubu bari muri Goma nyine kugira ngo umutekano bakomeze kuwukaza, ndetse ibintu bakomeze kubishyira ku murongo, ahantu bafashe nyine bahasubize ku murongo. Ibyo ngibyo M23 iri kubikora mu gihe ifite igitutu cy'amahanga n'abantu benshi bari kwibwira ngo yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba Ubwongereza, yaba bino bihugu by'Uburayi, umuryango umwe bw'Uburayi n'indi miryango mpuzamahanga yose bari komeje gushyira igitutu kuri M23 bayibwira ngo M23 harimo n'Uburusiya, murekura ahantu mwafashe, musubire inyuma mushyire intwaro zanyu hasi, murekura ahantu mwafashe. Ariko M23 yo nguko yabinyujije mu ijambo ryo yaravuze ngo abo bari kubivuga bari muri New York, hano turi ntago ari New York, hano ntago ari Washington, hano ni muri Congo, niyo tuvukamo, turabene igihugu. Abo bari kubivuga se twigeze dufata Amerika yabo niyo bari kutwirukanamo? Twe nta hantu dufite handi ho kujya usibye kuguma mu gihugu cyacu. Bivuze ngo M23 nta gahunda ifite yo kurekura. Ibi ngibi biri gukora neza bitandukanye, bihabanye n'ibyabaye 2012 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma. Ho ni iminsi mike cyane bahise bababwira barayirekura koko bayisohokamo bayivamo. Kuri uyu munsi urabona ko ibintu bari kubishyira ku murongo, ibisanwa bigasanwa, bari no kwizeza ahubwo abaturage batuye Goma ndetse n'abatuye muri Kivu y'Amajyaruguru n'ibindi bikorwa byiza n'uburyo ki ahubwo abantu bagiye kumera neza kurushaho. Ukabona ko ari abantu baje kuhaguma. Ubwo ngubwo ushobora guhita wibaza ati ese kwaba ari ugucikamo ibice kw'igihugu kugiye kubaho?
si ibyo gusa kandi ikindi kintu cyabaye muri Kongo ubu turi kuvugana, hamaze gusohoka itangazo risowe na leta ya Malawi cyangwa se risowe na perezida n'ubundi w'igihugu cya Malawi bamwita perezida Chakwera. Ubwo SADC yoherezaga ingabo, bira bihugu bigize umuryango wa SADC ubwo byoherezaga ingabo muri Kongo, ingabo nyinshi zagiye niza South Africa n'ubu ziriyo pe. Noneho izindi ngabo zoherejwe harimo ingabo nkeya za Tanzania, hakabamo n'ingabo nkeya cyane za Malawi, ariko za Malawi nazo ntabwo ari nkeya cyane. Noneho perezida wa Malawi ubu tuvugana yamaze gusinya itegeko, yarisinye nyuma y'igitutu cyinshi cyagiye gishyirwaho, ngira ngo mwumvishe ibyo ejo pressure bari bashyize kuri South Africa bayibwira ati ingabo zacu zirajya gukora iki, ziri kurwanya abanyekongo, ziri mu bice, ziri iyihe misita ariyo kurinda amahoro muri Kongo, ibintu nk'ibyo mwarabibonye pressure bamushyizeho. Igihugu cya Malawi, perezida wa Malawi nimba nawe yatinye ko abaturage be cyangwa se leta yamushyiraho igitutu nawe bakamukora nk'ibyo ejo mu nama bakoze Ramaphosa, ubona ko bari kumushyiraho igitutu cyinshi bagaragaza ko ingabo ze ntacyo ziri kumara muri Kongo, ntacyo ziri kurwanira. Perezida wa Malawi yamaze gusinya itegeko rivuga ngo abasirikare bacu bari muri Malawi bose, mbega ni itangazo yatanze rivuye muri presidence, n'umwanzuro yasinye avuga ngo ingabo zacu zose, yandikiye umuyobozi wazo muri Kongo avuga ati ingabo za Malawi muzitegure zigiye kuva aho ngaho zisubira iwabo muri Malawi zitahe, akazi twari dufite aho ngaho karahagaze mu rwego rwo kubaha agahenge gahari cyangwa se n'impande zose uko ziri kugerageza kureba ko urugamba rwahagarara, mbega bajya mu biganiro mu rwego rwo kugira ngo tugere ku mahoro arambye. Ni muri urwo rwego Malawi isabye abasirikare bayo bose bari baragiye byitwa ko nabo bari ku ruhande rwa SADC, Malawi isabye ko abasirikare bayo bose bahita bataha mu rwego rwo kugira ngo hashakwe igisubizo kirambye cy'amahoro. Aho ngaho ni witubonera rero abantu none bahita batangira kuvuga ngo iyo mwibeshya se bakahatinda namwe bakabakora ibyo bakoze abasirikare ba South Africa. Ibyo ni bya bindi nyine bitubona ku mbuga abantu bavuga, ariko icy'ingenzi nuko Malawi nyine yo yavuze ati abasirikare bacu bahite bataha igitaraganya. Ubu bari gutegurwa kugira ngo basohoke muri Kongo, bigendere iriya ntambara bayivemo yo kuvuga ngo n'abasirikare ba SADC baturutse muri Malawi bari kurwanya M23. Gusa South Africa yo ntabwo irafata icyemezo bivuge ngo abasirikare bacu bari muri Kongo batahe cyangwa nta bandi turi bwoherezeyo. Oya, ahubwo ubona imyiteguro yo igikomeje, ndetse ubona n'ibikoresho bari kubitegura, ubona ko bo kuva muri Kongo bisa nk'ibikigoranye cyane, nk'uko hari amakuru ava muri Kongo avuga ko hari abasirikare ba South Africa n'abandi bantu ba South Africa bari gucukura ibuye ku bwinshi, koko ikintu bita gupakira ibuye ngo bakiri bubi cyane, bari gukubita nyine babangura bihuse cyane. Nanone kuvana ingabo za Malawi muri Kongo, ibi n'ubundi bimeze nk'ibiri gutegura ya nama igomba kuba kuri uyu gatandatu, n'ejo bundi harabura iminsi mike cyane barirwa ku ntoki. Ni inama igomba kubera muri Tanzania, inama igomba guhuza SADC yose, bira bihugu bigize SADC cyangwa se ibihugu biri mu muryango wa SADC bigahura n'ibihugu bigize umuryango wa East African Community, byose bigahura bakaganira bakarebera hamwe uko ngo babona igisubizo kirambye cyazana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Nubwo ariko iyo nama iteganyijwe, uri kubona ko bishobora kuzamera nkaho nabyo bizaba bitoroshye, kuko M23 yatangiye gushyiraho ubuyobozi bugomba kuyobora, ubu tayari bwagezweho. Leta ya Kongo nanone mu bintu bari kuyinenga cyane muri iyi minsi, kuva M23 yafata umujyi wa Goma, igafata Goma, abasirikare ba Kongo bakamanika abandi bagahunga, ukabona ko igisirikare cya Kongo byagikomeranye. Kuva icyo gihe leta ya Kongo nyuma yaho gato yahise iboroka zino mbuga nkoranyambaga. Leta ya Kongo yahise iboroka TikTok, iboroka Twitter, iboroka zino mbuga nyine zose, ubona ku buryo abantu bari kujya muri telefone yabo nga downloading, umuntu abe ya downloadinga X cyangwa se Twitter, abe yakomeza gukoresha TikTok ye n'izindi mbuga nkoranyambaga bikanga, baraziborotse. Aho abantu bakomeje kuvuga ati leta ya Kongo impamvu ibyo yabikoze ni ukugira ngo yirinde igitutu abaturage ba Kongo bari gukomeza kuyishyiraho, kuko muri izi mbuga nkoranyambaga zifite ukuntu zikora, abantu bazikoresha bakaba batera igitutu cyangwa se batera nk'icyo twakwita akavuyo kenshi ku buyobozi, ubuyobozi bukaba bwahindura imitekerereze cyangwa se bwafata ikindi cyemezo. Ngira ngo ujye ubona imyigaragambyo myinshi itegurirwa kuri izi mbuga nkoranyambaga, ujye ubona imyigaragambyo yaberaga muri Kenya iheruka, aho bavugaga ati ntituzi n'abategura imyigaragambyo aho baba bari, tujya kubona tukabona bapangiyeho inama atari bya bindi uvuga ngo abantu bapanze inama ngo bakore iki. Leta ya Kongo bari kuyinenga bavuga bati kubera iki mwahagaritse abaturage banyu gukoresha za TikTok, gukoresha izo mbuga nkoranyambaga zose barababorotse.
akavuga ati se ni mu rwego rwo kwirinda ko abaturage bari buze kubabwiza ukuri bashobora kugira ibyo bapangiraho, ni mu rwego rwo kwirinda ko abaturage ba Kongo bashobora kuza gusoma ibiba bivugwa n'ibindi bihugu muvuga ko biri kubangama biri gukora gutya, wenda abaturage banyu bakaba hari andi makuru babona. Ni ukubera iki nyine muri kudashaka abaturage banyu bamenye amakuru? Ariko uziburiya kuyobora abantu we badafata amakuru, batabasha kujya kuri izo mbuga ngo babone ayo makuru, bamenye ibiri kuvugirwa mu bindi bihugu, babone ibyo byose biba biri hano hanze byose. Abo bantu bayoboye bari mu mwijima nyine, bivuze ngo nk'umuyobozi uba umeze neza cyane, abo bantu uzi ko nta kibazo bapfa kuguteza uko biboneye. Ariko nanone abantu bari muri Kongo bakomeje kuvuga cyangwa se kugirwa inama, abandi bakomeza no gukoresha VPN. Ni uburyo ki ushobora guhindura location y'ahantu uri ukabasha kuba noneho wakoresha izo mbuga nkoranyambaga uri muri Kongo, ariko nyine bigaragara ko noneho bitewe n'uko washyizemo VPN byose mubizi bikagaragara nk'aho uri Burayi uri kuyikoresha uri Burayi ariko uri muri Kongo. Nibwo buryo abantu benshi bari gukoresha ngo babone amakuru bari muri Kongo, bamenye ngo ubundi bigeze hehe, byifashe biti. Ubonaga ko atari ikintu cyiza nyine, abantu benshi, abayobozi benshi bari kunenga Kongo bavuga ati kuki abaturage banyu muri gushaka kubagumisha mu mwijima, kuki muri gufunga izo mbuga nkoranyambaga mutababwiye n'impamvu n'icyo zihungabanya n'iki. Nanone kandi mu gihugu cya Kongo ngira ngo murabyibuka ko Perezida Tshisekedi yagiye asubiramo ijambo rivuga ngo ntago nzigera mpura n'ingabo za M23 ngo tuganire, urana umutwe w'iterabwoba, barani ibyihebe, barana abantu babi, ntago nzigera mpura nabo ngo tube twaganira twicare mu biganiro. Ibyo mwarabibonye. Ndetse na leta y'u Rwanda igeze kujya ibabwira ati mukwiye kwicarana nabo mufitanye ikibazo aribo M23 mugakemura ibibazo byanyu, mugashaka ibisubizo, kuko ni bene wanyu, n'abakongomani bene wanyu, mugashaka ukuntu mukemura ikibazo. Leta ya Kongo ikabye ikavuga ati barabantu ntituzigera twicarana. Ukaba ari umwanzuro usa nkaho wari warafashwe mu mwaka wa 2022 ubwo inama y'abadepite cyangwa se twabyita inama y'abadepite n'abaminisitiri n'abandi bose bashyira amategeko, nabo bari baricaye ibyo bintu barabitora, baravuga ati nibyo koko ntago dufite kujya mu mishyikirano na M23, twaba tuvugana iki ibintu nk'ibyo ngibyo. Gusa ku munsi w'ejo bitewe nuko M23 ikomeje gufata ahantu henshi, ikomeze gutangira gushyiraho abayobozi, mbega ni ibintu bisa nk'ibiteye ubwoba. Byateye ubwoba bamwe mu abayobozi benshi bagiye inama ejo yarateranye y'abayobozi, inama nyine nshinga amategeko ihuriyemo n'abayobozi b'amadini, barangije barahura baraganira. Abenshi basohotse muri iyo nama bavuga bati icyemezo twe turi kwemeza nuko igihe kigeze noneho ngo leta yacu ya Kongo ibe yakwicarana M23 ndetse n'abo bandi bose tuvuga ko tudashobora kuba twakwicarana. Igihe kirageze ngo twicarane nabo tuganire, dushaka igisubizo kirambye. Bamwe mu bayobozi basohokaga muri iyo nama nagiye mbona bavugaga bati muri kano kanya icyo turi kurebera hamwe, turi kureba ikintu cyatuma mbere na mbere abaturage b'igihugu cyacu bamera neza, ibi bintu byose by'akavuyo, intambara tukareba ko byahagarara, kuko by'umwihariko tumaze kubona ko kuva intambara yatangira abarenga miliyoni 2 bamaze gukurwa mu byabo. Ni abantu benshi cyane, miliyoni 2 bahunga, bakurwa mu byabo, bahunga ayo masasu, utabariyemo abishwe, ababuze ibyabo, igihugu ntabwo kiba kiri gutera imbere. Bavuga bati ubu ngubu twese nk'abayobozi icyo turi kurebera hamwe ni ugushyira hasi ibyo bindi byadutandukanyaga n'iki, tukabanza tukareberamo ikintu cyatuma abaturage bamererwa neza. Bivuze ngo wumvishije neza imyanzuro y'abo bayobozi, babonaga ko bameze none nk'aho biteguye kuba yaba kwicarana n'u Rwanda, kuko Tshisekedi biriya yaravuze ko atakwicarana n'u Rwanda, atazongera guhura na perezida w'u Rwanda, ngo keretse apfuye wenda bakazahurira nko mu ijuru, naho ubundi nta hantu yakongera guhurira na perezida w'u Rwanda. Niko Tshisekedi yari yaravuze. Ndetse banavuga ko leta ya Kongo itakwicarana n'umutwe w'iterabwoba nka M23. Gusa iyo nama wabonaga abayobozi bari kuvuga ati dushobora kuzarisika ko igihugu gicikamo ibice bibiri nituturamuka tutemeye kuba twakwicara ngo tuganire n'iyo M23. Muri make ibintu Kongo yasaga nkaho mu minsi ishize bari baranangiye umutima avuga ati ntago twakora ikosa ryo kuganira na M23 umutwe w'ibyibi. Birasa nkaho aricyo gitutuno n'abayobozi batangiye gushyira kuri perezida, ubwo bavuga ati tugire vuba ahubwo ibintu bigishoboka. Ubwo bibashaka kwita wenda nabihuza na kwa kuntu moto hari ukuntu iba yanze kwaka, ukuntu moto kera yajyaga yanga kwaka. Gusa ukumva ko ari ikintu cyiza byibura abayobozi ba Kongo bicaye bakaganira, bakavuga bati koko igihe kirageze ngo mbere na mbere dutekereze ubuzima bw'abaturage bacu, aba ari bwo dushyira imbere, bamere neza. Nimba byaba ibiganiro mbega kwiyemera bivemo byo kuvuga ngo bari abantu twakwicarana, ari nabyo ngira ngo kare mu kiganiro cya kare nakoze navuzemo ko mu kiganiro perezida w'u Rwanda yagiranye na CNN
yari yavuzemo hasi ngo hano ngiye ndi kurinda igihugu cyanjye, ndi kureba uburyo amahoro arambye yahora hano iwanjye mu gihugu cyanjye, mu gihe Tshisekedi we ibyo ari gukora ariko harimo ubwibone no kureba ngo ngiye ngo nkoze nyine akazamo akantu k'ubwibone nk'ako kavuga ati sinakwicarana n'uyu sinagira gutya, kandi ari byo perezida ati ntabwo wayobora igihugu ngo ukore ibyo ushaka uteza akavuyo bishingiye kuri kantu k'ubwibone gusa utari kureba nyine ibiri kwangirika. Bisa nkaho noneho ubuyobozi bwa Kongo b'inteko ishinga amategeko n'abayobozi b'amadini ubwo bamaze gusa nkaho bagaragaza ko icyo kintu gikenewe ndetse cyihutirwa kuba noneho hajya mu biganiro bakaganira n'izo mpande zose, bisa nkaho cyaba ari ikintu cyiza kigiye kubaho. Nanone kandi tugarutse mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cy'u Burundi umuyobozi w'ingabo z'u Burundi ku munsi w'ejo yatangaje ko ibyo u Rwanda rwashinje ingabo z'u Burundi atari byo. Ngira ngo murabyibuka mu minsi ishize hari ikiganiro twakoze gishingiye kuri ku bintu umuyobozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yari yashyize kuri Twitter cyangwa se kuri X agaragaza ko ingabo z'u Burundi hari abantu bishwe b'abakongomani bazira ubwoko bwabo, abatutsi bo muri Kongo ngo bishwe ariko bakicwa bagatwikirwa n'amazu agera muri 300, ingabo z'abarundi ziri kureberera. Ibyo byose Uburundi bwo bwabihawe, ndetse banavuga ko Uburundi abasirikare b'Uburundi nabo bahuje ingengabitekerezo niyo FDLR biri gufatanya n'abasirikare ba FARDC n'abandi bose mu byo bakora hariya. Ibyo byose byavuzwe igisirikare cy'u Burundi abantu bakomeje kucyikoma. Ngira ngo nahano icyo kiganiro twaragikoze, bamwe mu bantu bari Burundi, abantu badukurikiye bari Burundi benshi turabemera tunabasuhuze, nabo byari byababaje muri comment narababonye, ariko igisirikare cy'u Burundi cyabihakanye.